iyo utwite byongera kugusengera akakubwira ngo uzabyara umuhungu yego kandi koko ukanabyara umuhungu. Hari n'abatuje imbaga bati kwa muganga batubwiye muri geography ko tutwita abakobwa, ngamubwiye ndi hoya cyemba mije n'umwuka wera kutwita iki umuhungu. Icyo gihe rero isengesho ujamo ni isengesho ryo kurema k'umuhanuzi yemerwa, ariko ibyo hano bigeze uti bisohoye. Kandi njye nabwiye abantu bamwe ngo uko bimeze kose nzayikorera kurinda gupfa. Gusenga nibyo biguhuza n'umugisha wawe, gusenga nibyo bigukuraho borokaje, gusenga nibyo bigukuraho karande. Banjye narakubwenge kanga ubwiza ukuri babyumve. Cyo umuntu amamagaye bari umuntu umbwira ngo kadusengane nkubabye ngo ajya ngufite umwana bitakubwira ko nda mwana mfite uranyimo n'ikirero ukoreramo. Ubushize twaganira ikiganiro ndetse unatubwira ati ngewe y'umuntu atizeye ndamwizera kandi Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Ariko hari abantu twaganiye nabo barangije barambwira ati David ese ngo gute wasengera umuntu utizeye Imana igakora imirimo n'ibitangaza ko yabisaba kwizera kwa abantu babiri. David burareka ngubwire Imana ikubwira gutya, ari abantu bamaze kumva ko Imana itagikora. Umuntu ukabura nabati ngiye nasenze imyaka 8 yego Imana imbwira urubyaro, ariko uyu munsi ndago ngitegereje uyu muntu yagira ngo umukomfirme yongeraje mu kirere cyo kwizera kazabyara. David birakomeye. Wibuke ko uyu muhanuzi urugero uyu muhanuzi yagiye guhanura kwa bamwe no kwa Sara, uribuka abwira Sara ngo mu mwaka utaha uzabyara umwana w'iki w'umuhungu. Yego Sara yaramubwiye ngo niba udahaza nibagwa ibindi byo kujya. Bivuga ngo yararambiwe abantu. Uyu muhanuzi yakoze ibihe by'amasengesho yo kongera kurema iki icyizere kuri Sara, icyizere kuri Sara. Rero nanjye kubwira ngo ngiye kugukorera kwizera, mfata undi mwanya wo kugusengera amasengesho agushira mu kirere cyo kwizera, kuko wahuye n'abahanuzi barakubwira ngo Imana izaguha inzu. None nje mbuye nawe uri mu gihe cya periyafi kugira ngo mve ko Imana izaguha inzu uri muri periyafi nayo kuriha byakucanze biva kuri. Ariko mbitangwe nja muva mwana nuko uyu munsi wamaye periyafi we amaze inzu amaye periyafi imaze imyaka 5 ishu. Bundi kintu kibazo dufite ku barokore ku banyamasengesho barimo barizerera mu bintu bizaza bamaze bayizire mu byo yakoze. Ngiye mpamvu ngwizerera rero niki. Yes, ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora. Ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umutumirwa wacu uyu munsi. Ni umuntu muri iyi minsi Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza. Ni umuhanuzi w'Imana, ni umwana w'Imana. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Uwo tugiye kuganira nawe ni Tsindagira. Tsindagira twatumaze iminsi tutaganira mu buryo nk'ubu. Abamwibuka neza twadoretse gukorana ikiganiro cyakunzwe n'abantu benshi kuri Gonarike TV, apana kuri Gonarike Plus. Muzi neza ko nabanje kugira Gonarike TV ikagenda nkaza gukora kuri Gonarike Plus, ariko hose no umurimo w'Imana kandi buri kintu cyose kiba ku mpamvu z'Imana. Nta kintu kiba mu nyungu, nta kintu kitaba mu nyungu z'Imana. Twakoranye ikiganiro atubwira ko iyo agiye gusengera umuntu niyo yaba atizeye we yamwizerera. Ni igikorwa gikomeye cyangwa se n'umuntu Imana iri gukoresha neza muri iyi minsi mu gihe kigoranye, ariko nanone kiza ushobora kudukurikirana uri ahantu hatandukanye ukaturebera icyarimwe. Ariko ni n'igihe kigoranye abantu batakarije Imana icyizere, bumva ko nta bahanuzi b'Imana bakiri. Ariko reka nge mbabwire mbamari mu nkenge, abahanuzi b'Imana baracyahari. Kandi n'uyu munsi naje kuganira n'umuhanuzi w'Imana kandi Imana ikoresha neza, uhanura abantu bigasohora, usengera indwara zigakira, usengera inyatsi zigakira. Impano yose Imana imwemereye ayikoresha neza, ndetse nababwira ko ari umuntu udasanzwe mu buryo bw'umwuka. N'abatinde cyane reka mwakire. Tsindagira karame ndakwakiriye. Urakoze cyane. Reka dutangiye n'isengesho ngo twiragize Imana ize kutuya muri iki kiganiro kugira ngo n'abadukurikiye nabo bamanze bajye mu mwanya mwiza wo gukurikira ikiganiro. Nizeye ko kino kiganiro umuntu uri buze kugikurikira yizeye ari buze kubona impinduka mu buzima bwe, cyangwa se araza kubona ukuboko kw'Imana. Ni karibu. Yego. Dusengere. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, turagushimye yuko twabyutse tukumva biri kwemera. Turagushimye yuko waturindiye imiryango. Amen. Tunabyutse twumva biremeye uko abantu bose bajyamye siko babyutse. Twe tugirira ubuntu n'imbabazi zawe Kristo, tugirira ubuntu n'ubushake bwawe. Ndabwo ari umutungo gwacu gutumije turamuka, ndabwo ari urubyaro rwiza rutumije turamuka, ahubwo ni neza yawe n'ubuntu bwawe tugiriye, turabigushimiye.
ndagushimye ku bw'ababyeyi warinze, abagabo ukabariturinda, abakobwa n'abasore ukabarinda, abana batoya ukabarinda, abashoferi ukabarinda, abanyonzi b'amagare ukabarinda, abamotari ukabarinda, abapayiroti bagendera mu ndege ukabarinda. Habwa icubahiro Kristo mwiza. Le pilote sefaya ngunze vuga ngo ukurinda umupayiroti w'indege ni kurinda umuntu ugendera ku nganda. Ndagushimye yuko utarobanura ku butoni, ndagushimye yuko leto sefo abagiye kungurikirana ni bazima. Habwa icubahiro Yesu. Aya masaha abajyanye mu bihugu byo hanze nabo ineza yawe ibagumeho, umuco wawe bamurikire, ukuboko kwawe kwiza kubabeho. Abataraboneka ibitotsi waha ibitotsi muri aya majoro basinziriye. Nanjye ndasenze ngubwira ngo ababyutse mu gihugu cyo mu Rwanda, mu gihugu cya Uganda, muri Kenya na Tanzania, le pilote sefo muri Afurika y'Epfo bari maso. Abo ngabo bagiye gukora nabo ndakwingingiye Kristo, muri iri sengesho bacira inzira, muri iri sengesho baramburira amaboko, muri iri sengesho bafungurira amarembo. Abakobwa baremeremo igitangaza, ubakureho borokaje. Ndasenze ngo Data mu gihugu cyo mu ijuru, mavuta yawe nzukweho, muco wawe undasire, ngubere mikoro wivugire kandi ubohora abantu muri iri jambo. Nubwo abantu benshi letopinevo batagikurikirana ijambo, ariko ndaguhenzahenze imitima yabo yifungure, iri jambo rimurikire mu mitima yabo. Kandi leto sefaya abarwayi bakize mu izina rya Yesu, abari mu bitaro barengere. Ndasenze ngubwira ngo Kristo bane naje muri iri giterane, bane naje muri iri vugabutumwa, umuco wawe umurikire, mavuta y'igikundiro tugumeho, kandi amarembo afunguke mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amena, amena. Hanyuma reka banze mpa itangazo rimwe cyangwa amatangazo abiri. Icyo nabibira hibanga nuko iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana cyangwa se tumaze kuganira ku bantu babifuza gusengana nawe, cyane ko Imana iba yamuhaye akazi nk'aka, turamubwira akadusigira nimero yiwe, ukeneye kumuhamagara akamuhamagara bagasengana rwose nta kibazo. Ikindi niba ugenda ukunda ibiganiro tukugezaho, wakora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro urimo wambe, cyane cyane ko hano ariho hantu hatambuka ijambo ry'Imana. Kandi nababwiye neza ko nyine nazigira ntatira icyo niyemeje, cyane cyane ko niyemeje gukorera Imana, nkakora ndetse n'ibiganiro bijyanye n'iyobokamana. Hanyuma tsindagira karame mwaye ikaze na karibu kuri Gonarike TV. Urakoze cyane. Gonarike Plus. Gonarike Plus. Hanga nicaye wawe nagusumeze ute? Meze neza. Waramutse ute? Ndashima Imana nawe. Abantu bashaka kuba dukurikiye kino kiganiro mu masaha nimugoroba, ariko nge naje gusatsindagira mu masaha ya mu gitondo. Hano turi mu masaha no mu Rwanda turi mu masaha ya saa 2 turi gukora kino kiganiro, ariko ushobora kukibona mu masaha agiye atandukanye. Yego. Wari ukomeye? Ndakomeye. Imana yagize neza. Yagize neza n'ukuri. Nahoze ndeba nkareba ko gasaha wambaye, nkara kuntu wambaye impeta, ngareba kuntu hasi wambaye tukweto tw'udusandare nk'umuntu byukiye mu rugo, nkabona ukuntu ufashe Bibiliya, nkahita ngubonaho ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Nkahita nibaza ngo umuntu utazi Yesu, utamenye uyu mugabo abaye ahatse. Sha bagwaye bwaki. Maze iminsi nyibaza nkavuga ngo umuntu utazi Yesu, bagwaye bwaki, utazi Imana, batwaye bwaki kabisa. abaye hate, abayeho nabi. Abayeho nabi, agwaye bwaki, ariko mbivuga mu buryo bw'umwuka. Arwana umurwayi. Buriya iciza cyo gusenga, barokore badukurike cyangwa se banyamasengesho. Yego. Iyo ufitanye n'ubusabane n'Imana, Imana iraguhumuriza. Uja urusenga nda cerekezo wari ufitika kugira ngo nzaguyicerekezo. Iyo bibayemo neza rero mukabibamo neza. Ndizera ndashidikanye cerekezo Imana yakubwira kiguha. Imbavu mbikubwira niyi. Uva umuryango, ubaho nda muryango ufite. Ariko iyo usenze Imana kuremera umuryango, ndaviye kuremera umuryango. Buriya ngo barakara umuryango Imana yambaye. Kuko ndari gusenga sene nahura nawe. Aba bantu bamama ndacu nikize. Wenda twakuzahura kwa wenda wagize ibindi bintu bindi, ariko ubu ngubu kiduhuje no gusenga. No gusenga kandi umuntu Imana yaguje nawe mu masengesho. Ndo mupfa gutana. Cyane. Abantu bamamagara hanze bambonye bamenya. Ari ugusenga. Urugero ndata wacu mfite muri Amerika, nda muri umunanje mfite muri Australia, muri Uganda ndawe mfiteyo, mbese ni Kigali ndawe mfiteyo. Ariko kubwo gusenga imbande zose
mvite y'inshuti mvite y'inshuti kubw'amaraso ya Yesu nkahita niyo buriya David nyango duherukana kuwa gatanu so duherukana kuwa gatanu twe twapanze urugendo rujya muri Uganda tujya Uganda tugeze mu nzira Kirogo iraza kongera tugaruka mu Rwanda ariko nyivuga ko gura gwari umugambi w'Imana gwari umugambi kuva kuwa gatatu twaratanye bitangiye Kigali mwivuga butumwa yego ubu uyu munsi tuvugana narageze hano 2:00 saa z'ijoro nanjye nje kukura 2:00 z'amanywa ibyo rero ni umugambi w'Imana ntabwo twe turatungurwa ariko ubw'Imana yarizi kwiza indebe zaje nawe turazicaranaho buriya bivuga iki nuko ari amasengesho ararema rero umuntu udasenga bavuze ngo agwaye bwaki agahinda karamuzengereza kuko agira ikibazo akigunga n'umuntu ukugurira icupa uja muri kabari iyo amaze kurikugurira ugataha ugera mu buriri ukigunga oya ahubwo vuga ngo iyo turi mu kabari katuvuye ngo kinangishyiremo nubwo ntajya mu kabari rwose ngo nk'inzoga ariko reka nishyiremo mu bantu kango bumve ko ndi mugenzi wabo ndajya kubwiriza akamanza kisanisha nabo ni Paulo ni Petero ni Paulo yamaze ayisanisha n'abantu kugira ngo abone umunyago yugezemo ugasengera usengera inzoga nyinshi wajya mu rwasi bize ubwenge kugiye ukavuga ati aka mafaranga yanjye yapfuye iki kaga niko kagahinda nakubwiye rero ariko ndahuje imbere y'Imana ngatahe yibaza amagambo Imana yamuvuzeho ngagira agahinda ahubwo agira morale y'ubuzima aravuga ngo nubwo ndi mwikode Imana imbwiye inzu nubwo ndarubyaro mfite Imana yambwiye urubyaro nubwo ndamushena mfite Imana yambwiye uko ibyo biguha ibyiringiro yuko ibintu Imana ikubwiye bisabaho ariko muri kabari ndabyiringiro ukuramo ndabyo n'abantu bajya gusambana naho ndabyiringiro bakuramo iyo ugiye gusambana uragenda ukabikora wishimye ariko iyo usoje ibyo urimo usigara wicuza ati hajya nibiki none yuri umukobwa reka ngubwire uhita uvuga atuziko wabo yari we mu naho gato atavuga atuziko nasamye agatanga tishari mu nda hari kunjya wumvishe zangaruka mu mwanya wo ngo yishime atangiye gutanga kwiki umuhangayiko ni umugore wacumuga w'inyuma iyo bitavuga ati aha ngiye gusama ndabwira umugabo wanje ari mu kazi kumugabo wanje ari muri Amerika kumugabo wanje ari Tanzania ndamubwira ko iyi nda yanayitwite gute yavuye atangira guhangayika agatavuga ngo ndaje kuyikuramo wabyumvise ariko iyo uri mu buri agatangira kugira imiti mibiri abafite umutima wo gusenya vuga ati n'umugabo ni muhamagara ndagaranyumvira ariko icyo njya kubwira ikiza cyo gusenga ntago ibyuhura nabyo ibyo ndagura nabyo ubu wowe konegisiyo yawe ni konegisiyo yawe niba nugiye mu rusengero ugira ngo Mana ngiye gutegereza numva icyo uri bumbwire ubu nuri kungurikira avuga ngo baratanga Mana njewe wamvuzeho ibiki reka numve umuvuga utumwa wabwirije kari ibyanjye yagize ute yakozeho ni konegisiyo ye nijoro nicyo cyiza cyo gusenga abadasenga batekerezana reka mbese ndabika ngubwire ari gihe nicara tsindagira n'umufasha waje tukaganira kagengize ikibazo kavuga ngo none ngatekereza ngaje kuri ko ngabyo umufasha ngabya none ko mbangayitse guca kandi mukandi mu masengesho iramvugaho imbumuriza uyu mupagani we abaye hati nanjye reka tubirekera hanga kuko reka tubeka tujya kuzindi ngingo ariko maze iminsi ngenda ni ijambo rivuga ngo n'abantu bankurikira no kuri Rwanda Plus babyumva maze iminsi ngenda ni ijambo rivuga ngo turebe bino biganiro tuba dukora twumve tukumva nyine tukumva uburyo tsindagira avuga burya ari umuntu ugira akanwa keza mu kanwa heza bakamureba uburyo avuga bakumva uburyo avuga uwo muntu ugasanga araryohewe pe no kumvwa no kurebwa afite n'ikimero cyiza ariko nanone nkagira kandi jambo turebe twumve ariko tunike dukuremo isomo byawe bibabaje birakatsindwa gukurikira ikiganiro nk'iki ukavamo nta somo nta kintu wungutsemo ufashemo ni ngumwana ubu maze ngumwana wishemene rivara akaja ku shuri ndakuzanira amanota bya birakubabaza birakatsindwa gukurikira ikiganiro nk'iki ukagisoza nta somo ukuyemo birakatsindwa pe ndabyamaganye umuzimu ndamwamaganye apfe mu izina mbese bivuga ngo
umuzimu utuma utagira icyo ufata mu biganiro tuba twakoze uyu muzimu kurangaza akaza agakoropa ibitekerezo byawe apfe ahubwo marayika ze akora operasiyo mu mutwe no mu bitekerezo byawe kugira ngo ugire ijambo rimuvuga ngo ariko niba ngeze mu kaga iyatabaye Yobo nje ndihari iyatabaye Pawulo ndihari iyatabaye Daniyeli ndihari mbese muri wowe ukagira akantu ko kukuremamo ibyiringiro ukavuga ngo ese yishuye wa mupfakazi rya deni cyubundi nandi kubwiriza muri ADPR Kigali ariko se wabutetse mukaza kuzitubwira ahubwo reka mwibarize izo guraza kuzitubwira ni nyinshi kuko nyine umva tuganiye twagana umusose ariko nagira ngo marimo ibyiringiro kuko tuvuga ngo Yesu aze akuremo muri twe muri bitekerezo byacu bituma tutagira ibyiringiro aha Sindagi hanyuma umurimo w'Imana yaduhaye ngukore neza bimeze biti rwose Paulo yaravuze ngo njobozwa na Kristo kuko ari urumbiki imbaraga yego rero sinavuga ngo ni 100% ko turi mwisi ariko noneho isi itagira impuhwe itubabaza ariko nubwo itubabaza iri gutubabariza mu murimo wa Kristo yego mu murimo w'Imana uko Imana igenda incoboza igenda iduteza indambwe muri uyu murimo twari duherukana kera mwibuka ibiganiro twagiye dukorana ndetse n'abantu bagiye bagukona mu bigiye bitandukanye iyo nkubajije gutya mbangira nk'abantu nyine bonge bavuga ati uyu ntitsindagira ngiye kugaruka ndacyari mu mbese ibihe by'amasengesho David ndacyabirimo bura ibaze nibangubye ngo kuva kuwa gatanu mbwiriza Kigali kuwa gatandatu gucumweru kuwa mbere kuwa kabiri uyu munsi ngarutse no kuwa gatatu ariko uribaza ngo ese nabyutse ryari oya ngiye mbonye uvuye mu misozi niko wambwiraga ntago najyanye nawe akumbye kuvuye mu misozi gusenga uzi impamvu nabyukaga ngira ngo nirukana abazimu bo kwihorera ko abazimu twirukana iyo urangaye barasa bacyorera ku buzima bwawe nagira ngo mbwire Imana ngo ingura abazimu niba narurukanye inyatsi kubona sengeraga iyo nyatsi igenda ndinseho niba nirukanaga inzara mu ngo gumuntu uyo nzara nanje igenda itagaruka itazi waje niba nirukanaga ubushomeri cyangwa se umuntu wari wambaye ubusaneremeraga imyambaro uyu mudayimoni yo ndangaye araza kanyama n'utwo nari mfite rero mba mbyuka mbwira Imana ngo Mana nari ndugwangana n'imbaraga zitandukanye mbimbaraga zo kunesha ibyangurikana ngo bije korera mu rugo rwanjye hari kuva gusengera umurwayi ugasanga iwawe barwaye wava gusengera abana ugasanga abana abadayimoni no gutwara abana ba ubwenge yaje gutwara abana ba ubwenge ubarabazi ko ngijyame ntago jyame kuko abantu bengi navuga Kigali bambwira ngo Sindagira wananiwe bamwe bumva ngo nasaraye bambwira ati pole bamwe twakurikiranaga ahantu ko nakuri live nabwiza Kigali ariko ngo ngubwire ngo mu gitondo nabyutse mfite ishaka ryo kuja gusengera bamwe bone yagiye gusengera kuri live ngo Imana bahore ibyabo vuba kumuhanuzi yemerwa ariko ibyo hano bigeze uti bisohoye rero nabyutse ngira Imana ngo imbaraga imbani mavuta ni bakeya muri iki gitondo wakuva umuhanuzi avuye ayamaze mu kivuga butumwa gatatu yabyukiye mu butayo tavini haki uba bari mu ariko by'umugore ati sheri mbaceya ngose njuhiriza amazi nananiwe ndekera igikoma ziba zikenewe ariko mbere na mbere tumaze ubwami bw'iki bw'Imana erego waduhaye uwo mugore ni Imana uyu munsi rero umugore mugeze ikigirwamana yamukwaka kandi nge nabwiye abantu bamwe ngo uko bimeze kose nzayikorera kurinda gupfa ko ni ibintu ari bamvu uyindahiro ndayirahiye nuko nageze imbere ngora ibintu ngira ngo ndibirimo umugisha burandambugisha ugize uti urimo ariko uyu munsi ho nagereyeho nemereye ubuzima bwacu kwarira Imana Davina boye mu umugisha ngicuruza ntago nigeze gira inshuti mfite uyu munsi ndi mu Mana igicuruza none nigeze gira inshuti muri Amerika nigeze ngira inshuti Kenya nigeze ngira inshuti Uganda sinigeze ngira inshuti muri Kongo sinigeze ngira inshuti nagize inshuti zo muri quartier mu mudugudu mu kagari mu murenge none ubu hone senge y'Imana cyo cyo gusenga yaranyaguye ubu nje bakubura 10,000 gahamagara umuntu hanze akabigo nawe ya mama nabuze 10,000 akabimba je guhamagara umuntu Kigali rwose ikiro cy'isukari nakibuze akambye ati iwirusha nzikoze ku murimo cyangwa namara kubwiriza guca umuntu akambye ati nshingiye
kubwo ijambo ry'Imana kubw'ijambo ry'Imana nigeze ngwana ikiganiro nawe wicana yacu bateri bayitwara ya mbere nja kuranga umuntu akicumva saa 9 nzanga yangandiye akanyenyera ngura ikiro cy'isukari arambwira ati byari mu 2000 narafashe na 200 ariko byaranshimishije kuko we byakoze ku mutima icyakene twakoze uvuga ati ni waba utizeye ndakwizerera bivuga iki rero gusenga nibyo biguhuza n'umugisha wawe gusenga nibyo bigukuraho borokaje gusenga nibyo bigukuraho karande mbese gusenga nabonye aribyo bitaro biruta ibitaro byo nibyo bitaro ugera mu gahembukiramo amasengesho nibyo bitaro ugera mu gahembukiramo hanyuma tsindagi ugigira ifuhe ry'umurimo cyandagira kabisa ndagira ufuhe kabisa ugigira ifuhe ry'umurimo ku buryo ushobora kubona wena nk'umuntu aje mu rusengero Imana itamuvuzeho ukumva ndababaye nguko ngira nifuhe ryo kuza mu nzu y'Imana utaje gukizwa ko nabona babaho aje kugerageza umwuka w'Imana akaza ari umurozi avuga ngo reka nje kora kimana iri bumvumbure akaza ari umusambanya akanga kuyana ngo reka negereze ngo kuba ari bumvugeho iryo fenda rigira birakubaho rimwe se kabiri uti nyine tubwire neza wene tubwira ati gutya hari umuntu ugwamagara kuri telefone urugero kavuga ati uyu bambwiye ko ari umuhanuzi reka muhamagare akagwamagara ngo mukozi w'Imana ngo ndarwaye kandi uburwayi bwe ari ubusambanyi akakukubwira indwara waje mu mwuka bati none ko mbonye se wakuye mina cyokoza gatakubya ati ngo nibwo bwaye nari mfite reka ngo ndeko urasengera malaria kahita umumenye none uzi ko ndabakugerageje se arakubwira ngo ndarwaye wowe ugiye mu cyaca kwirukana malaria n'umutwe kandi nyamara ko arwaye uburwayi bw'ubusami bwo ari uburwayi ariko iyo utagiye mu kirere cy'umwuka wirukana indwara atagize uti atarwaye ariko iyo ugiye mu kirere cy'umwuka uhita umenya indwara arwaye yari ugiye mu kirere cy'umwuka bivuze ngo buri muntu wese uguhamagaye umufatira ikirere cyane ku buryo umenya ati uyu nguyu afite uburwayi bumeze gutya nubwo yakubeshya cyambesha nubwo wambesha ndakubwira ngo ikibazo ufite ntabwo ari uburwayi bwa priyave ahubwo ni uburwayi bwo kutabona umwana bijya nabwo ari uburwayi David indwara ziratandukanye nubwo umuntu yakubwira ngo urabona ari umuntu bamagaye namubwira ndi bese sene niho turavugana buri iyo ashobora kukubwira ngo mfite icyifuzo nyamara cy'umwana ariko ndakubwira ikibazo umwana agize uti cyafite kuko ahita usenga ngo Mana ngo abandi bamushire bunize yamara icyifuzo afite niko atagize dukeneye amavuta y'inyenyeri yongera kutwakira iya mavuta yaturutse ku Mana Imana ikongera tukora ku maso bavuga tubona abahanuzi kwitugaragaza byo kandi bituna kudusha umuntu uguhamagaye nkuko ari kukubeshya ubwo bivuze ko abayize cyangwa ntaga abayizeye nyine we abaganga akondorore Imana ukorana nayo uko yari ese ko uyu muntu afite imbano ese umuntu ko yavuze ngo ari nubikora angana kandi wari umunyamasengesho banjye narakubwenge kangubwiza uko babyumve cyo umuntu amamagaye bari umuntu mbyango kadusengane nkubabye ngo ajya ngufite umwana bitakubwira ko nda mwana mfite uranye muri kirere ukoreramo oye gutesi nyine akakubaza ngo ufite umwana kibita musubiza ko nda mwana mfite kugira ntaje mbe n'ikirere akoreramo rege Imana ndabyo bariza ngo uri umukobwa hajya ngo uri umugore uri umusore uri umugabo none se gutumbaza ngo mfite umwana none wabyango nafite ngo nase ngo ni umuhungu ndabyimana kinishwa ngo ikwaze ngo ufite umwana w'umuhungu niba ari umukobwa kugira ngo ni umukobwa ese niyo utwite ko ngo byango uzabyara umuhungu cyangwa uzabyara kandi ukanabyara umukobwa iyo utwite byongera gugusengera kakubwira ngo uzabyara umuhungu yego kandi koko ukanabyara umuhungu hari n'abatuje imbaga bati kwa muganga batubwiye muri geography ko tutwita abakobwa ngamubwiye ndi hoya cyemba mije n'umwuka wera kutwita iki umuhungu icyo gere risengesho ujamo ni isengesho ryo kurema ibyari bitariho Imana ikagucikira bikagira uti bikabaho bikabaho cyane
ubushize twaganira ikiganiro ndetse unatubwira ati njyewe iyo umuntu atizeye ndamwizera kandi Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Ariko hari abantu twaganiriye nabo barangije barambwira ati David ese ngo gute wasengera umuntu utizeye Imana igakora imirimo n'ibitangaza ko babisaba kwizera kw'abantu babiri? Ni imbaraga z'ikindi kirego uba winjiyemo. David burareka ngubwire Imana ikubwira gutya, ari abantu bamaze kumva ko Imana itagikora. Umuntu ukabura nawe ati ngiye nasenze imyaka 8. Yego. Imana imbwira urubyaro. Ariko uyu munsi ndago ngitegereje. Uyu muntu yagira ngo umukomfirime yongeraje mu kirere cyo kwizera kazabyara. David birakomeye. Wibuke ko uyu muhanuzi urugero uyu muhanuzi agiye guhanura kwaba no kwa Sara. Uribuka abwira Sara ngo mu mwaka utaha uzabyara umwana w'iki w'umuhungu. Yego. Sara yaramubwiye ngo niba udahaza nibagwa ibindi byo kujya. Bivuga ngo yararambiwe abantu. Uyu muhanuzi yakoze ibihe by'amasengesho yo kongera kure imico. Icyizere kuri Sara. Rero nanjye kubiye ngo ngiye kugukorera kwizera, mfata undi mwanya wo kugusengera amasengesho agushira mu kirere cyo kwizera. Kuko wahuye n'abahanuzi barakubwira ngo Imana izaguha inzu. None nje mbuye nawe uri mu gihe cya Piriyafi. Kugira ngo mve Imana izaguha inzu uri muri Piriyafi nayo kuriha byakucanze biva kuri. Ariko mbitangwe nja muva mwana nuko uyu munsi wamaye Piriyafi we amaze inzu amaye Piriyafi imaze imyaka 5 ishura. Bundi kintu kibazo dufite ku barokore ku banyamasengesho barimo barizerera mu bintu bizaza bamaze bayizire mu byo yakoze. Ngiye bavu ngwizerera rero niki ndebera abantu nasenze bari badafite urubyaro. Ngavuga ngo uriya wamuhaye umwana afite imyaka 10, uriya wamuhaye imyaka afite imyaka 7, uyu wamuhaye umwana amaze imyaka 3. Mvata bya bitangaza Imana yakoze ngabyizera mugavuga ngo nicurakizo. Ariko nanjye hari ikintu aba bantu wamugane nanjye nibagiye kubabaza. Kandi koko nanjye nabibwiye numva ari byo. None niba umuntu yarahuye n'abahanuzi bakamutuburira bakamuhanura ibidashoboka, urumva atari iby'Imana ivuze ari byo bivugiye, kugira ngo umuntu yagire icyizere biravunye. Bisa ko ngo banze wongere umusenge andi masengesho kwizera cyane namukureho ya majwi yahuye nayo akamucici indege. Sindi ikintu cyumvisha. Manza wirukana umudayimoni wamumweretse yuko abantu bose ariko bameze, ukamwirukana wa muzimu wamukuyemo ibyiringiro. Kugira ngo uyu mudayimoni umwirukane rero ndamubwira gute wazanira umusazi hano? Abazanira umusazi bafite kwizera. Wewe utari mu kirere cyo kwizera ntago uyu musazi wamuhagurutsa ahari. Yego. Niyo mbavuye ari kindi kirere anandi mafuta ubw'Imana ikagushigikira. David burareka ngugire nigeze ngira icyifuzo. Yego. Cyo gusengura bikagiye cyaratebanga impano z'ibitangaza ngo ririri ngabandi bazigira ngo bashikuze ngo bazikuri kuzimu. Nanjye sinzi umuhanuzi wambwiye ngo uzaba umuhanuzi. Nari navuga ati umwana tingireka ngubwiza uko iyi Imana pe ndayikunda ndayikorera pe mu buryo bwanjye, ariko kuba umuhanuzi bitewe n'imijugujugu iba mu bahanuzi. Umuhanuzi nkahanuye igitangaza kirabaye ngo yango si Imana imukoresheje yagira ati ngo ya bakavuga ngo nge ndavuga ati Imana uzampeze impano yawe. Niba ngiye gusengera umuntu urwaye ngereyo musengera haguruka agende. Yego. Niba uwo muntu ntibumusengere ntaguruka ngagende ubu ndetse gatoya. Niba manuriye umuntu ati wena nkaho tsindagira Imana iguha imodoka, imbimbwire igihe kigeze kwa Imana iguha imodoka ikoresha ubushoboka bwose iyo modoka uhita uyibona. Ushaka David kangu ushaka ibintu byihuta. Niko navuze iyi mpano kuko ntago nshobe imijugujugu ngiyo muhura. Buriya abahanuzi muhura n'imijugujugu myinshi buri. Tura n'imijugujugu myinshi noneho ari gufata amasengesho y'agatuna bwebwe kambivuge. Urebye umuntu uhanuriye uko ameze. Kavuga ati Imana njo ugafatwe ngibe by'iminsi 2-3 uri musengera wamuri kubohoza ibye. Kubera iki? Kuko niba yawe n'abahanuzi 5 David nigeze ngubwira kundu nigeze kuja gusengera umuntu Kayove undi muhanuza nje inyuma ajayo. Ababyango umuntu n'umupfu yapfuye. Oya tugire neza. Nge nasenga uyu muntu ari mu bitaro. Ndamukurikirana bamukora mu bitaro bya mbere amushaka mu bitaro bya kabiri ndamukurikirana. Igihe kigeze abaganga baramwirukana. Avuga ko igihe cyo kigeze. Nge njayo mfata ijoro ndari ijoro musengera. Bucya mu gitondo Imana yambyaga imwongera iminsi yo girute yo kubaho. Ndi kuvayo ngo bitaro undi muhanuzi ugize uti. Ugiye yo bahamagaye. Kwako niko ariko hari n'ikintu abantu bakora
ugasanga ahamagaye Tsindagira ugasanga ahamagaye ngo gupfuma gusa bimeze nko gupfuma gusa ibyo bintu ntago ari byiza reka mbe mbiyamye bintu ari ngiye ngusanga ngucya nge nazanye abakozi b'Imana hano ugasanga abakozi b'Imana bose nagenzana bose bagiye wumva ko bazahuriza ku kintu kimwe umva ishuri nawe nacyo wa muhanuzi ageze hari kuwa mbere arebye umuntu mu gitanda uko ameze aramwitegereza arababwira nyiri umurwayi amubwira ngo uyu murwayi mugende mugura ibikoresho uyu murwayi kwa gatatu azashingurwa ni umupfu kwa gatatu azashingurwa nuko Imana imbwiye barampamagara baraguhamagara bati none ko batubwiye ko uwo muntu yapfuye watubwiriye gute ko umuntu azabaho David nani mu by'amasengesho gina ifite amasengesho y'abahanuzi ku mudugudu yego nyararangije mbita mfata imtiki yawe njya Uganda gusenga urumva nawenga Eliya n'abahanuzi ba Bayali uyu yasengaga ngo umuntu napfe nandi asanga umuntu nagira ute nakire navuye kuri uwo musozi ku musi wo kuwa gatatu ugize ute ugize kugira ngo ndaye numve ko ari bumbwire ko wa muntu agize ute yapfuye ndataha kuwa gatatu haragera kuwa kane buracimbamagara nyiri umurwayi umuntu warahara ati ni muzima wa muhanuzi abonye icumweru gishize ahamagara nyiri umurwayi ngi Imana ngo yambwiye ngo kimana imwongera iminsi yo girute uyo kwa ngo ningaruka ko musengere umuntu aramubwira ngo ahubwo wahita umwicira mu shuka abantu nabo basigaye bazi ubwenge kubera iki bazi ubwenge nawe baze aramubwiye ngo gura ibikoresho umuntu yapfuye kuwa gatatu mugomba kumushingura bivuga ngo yamubwira ngo asiga koka kanyuma muri make umutima n'uri gutera ariko mutangire mukusanya yugira ngo ni umukene baratage gutanga amatangazo none ikintu cyagoye aho uwo muntu yararwari wari umurwajije yahitse aturikararira aramutaho aragenda arataha ati ubundi ho nari ngwajije narahuhutse birageze ute bivuga iki rero nagiye nsenga mbwira Imana ngo nzi neza yuko utambesha wambwiye uyu muntu namukurikiranye kandi uko navaga mu bitaro yarajyaga naho naravaga kanya gahita basa mu rumungu agasoma ariko uyu munsi arahari ngahibaza ubu uzikara abantu dushingura mu kirere cy'umwuka ari bazima ngaho uhura n'uwo muhanuzi udafite kwizera ngaho mbwira David esoje ndizera wowe utizera cyo ndakomeza guhagara muri cya kirere cyo kwizera ko umuntu ari musima kugira ngo Imana ikore imirimo n'ibitanga kugira ngo ikore imirimo n'ibitanga ibaza aho navuye ino ngambuka ngaja ku musozi wa Uganda ndabibaza mvuga ngo nje gutesha agaciro ubu buhanuzi ndago uyu muntu buvuye ku Mana ngiye mbagarara ku nyenyeri ya nyiri ijambo uyu munsi uyu mubyeyi aracahari none uyu munsi ni kuri kw'Imana n'umusaje aracyahari uzabwe dukora urugendo tuje kumukwereka ikayuve ngewe ubundi ngereka nkubwiye Tsindagira ngende ukwivugira imirimo n'ibitangaza by'Imana nta kibazo ahantu hose najya pe nuko kw'Imana nawe niba udukurikiye ukabuza imirimo n'ibitangaza biraho hantu mpamagara nze rwose nta kibazo cyo kuza kuvuga Imana kuza kugaragaza uburyo Imana ikora mu bantu Tsindagira tumaze iminsi dufite abantu baburi Imana ikizere cyane nta muhanuzi kihaba nta Imana igikora n'igitangaza ariko baje basoma Bibiliya bareba babakobwa 10 buriya mugani wakwiriye kukwigisha Bibiliya itubwira ngo abakobwa bari 10 bagenda bose bagaragaza ko bafite iki amatabaza ngariko ngo umukwatinzi ngo barahunikira habonekamo 5 bari badafite amavuta ariko abandi 5 bafite iki amavuta rero uko byagenda kose ndabwa abahanuzi bo mu gihugu cy'u Rwanda bose twarambararira rimwe nitunagira igihe cyo kurambarara Imana izahagurutsa abandi ukuzi ko kwa muganga ababyeyi bavyara bahora bavuka niko nanone impano z'Imana zivuka buri munsi mwigira ikibazo rero ndabwo byasho ikindi Davinanze turi hano buriya uribuka ubushize kuri cyaro mberukaho ya eme nabuze ndi abandi umukurikiye ndimbonye icyorezo kisha kigenda byibuka kandi bicyorezo kigegora mu bihugu tugize uti bidukikiye ndi mu mbabarire ba bishop bashumba bahanuzi bavuga butumwa dupfukame twingingira igihugu ciki cyacu ndavuga ngo aho uri hose n'abandi aho uri hose ririre igihugu kiririre yego
none icyorezo uyu munsi cyaratutumbye kiri Kongo. Rero byari bikwiye kugira ngo Imana itwereke ko banyarwanda Imana idukunda tukumiza tugute duseke kandi reka ngubwire uretse n'iki na nyuma yaho hazaza ikindi gikomeye gusumbya iyi covid twahuye nayo. Ikindi cyorezo kigiye kuza kurusha covid cyane kinaruta ibi muri kuvuga ngo bibi ngibi biri kuvuga buri Kongo. Oya hari iki niyo mpamvu kubwira abantu ngo mureke dusenge. Rero umuhanuzi muzima ubundi iyo Imana ikweretse ikintu ibikwaye kiraka cyo gufuka mukagira ute ugasenga umuntu avuga ngo Mana ngiyanyeretse indambara ngo ririri ngo murahunze ndago ibyo bintu bikunda ahubwo nibikweretse indambara ikweretse umwanya wo gusenga ngo uhagarike wizere usengera ikigiye kuba kandi buriya Imana igaragaje ikintu n'ikifite n'uburyo bwo kugikuraho. Rero ngo igihagarike ni wowe icyeretse guhaye ikiraka. Ni ngo kumbwira ngo David agiye gura n'uburwayi ngo David ngo irabunye sikagiye gura nabwo David niba afite imbaraga ngeye wewe senga wirukaniza ubwo burwayi kuri David. Ejo cokoze David ndagazabura ikimenyetso cyo kuva ku rwayi bwari bugizwe umbano yawe Imana abayizereremo ariko kuvuga ngo urupfu rwari ruhari ariko David yakoze imbanuka ndiyapfa. David azavuga ati ujya mu rupfu rwari ruje yamasengesho tsindagira yasenze yakuye iki urupfu imbavu nanone duhura n'ibimenyetso n'ugupinga byo bituma uhura n'ikimenyetso kandi ikimenyetso yarabivuze ate nibisanzwe kandi ikimenyetso naco kirababaza Sherami mama ikimenyetso kirababaza papa ikimenyetso ushobora kubona ikimenyetso cyo kudapfuka kiri ku kuguru ko so ndubabaye kuko wapinze. Yego rero bavuga mbone kubwira abahanuzi n'abavuga butumwa Imana nije kwereka ikintu hamaga bivuge utinyagiretse iki ariko ubwira abanyamasengesho bamufite imbaraga muze dufatanye tukwirute. Mfite mushumba niwo ngunda hari iwacu yabonye ikintu leta duhamagara kambwa ati muze tufatanye umwanya wo kwirukana izi bitiro nuko bona bitameze neza. Hadavuga ati muze dusenge twirukana uyu mwuka w'ubukene nabonye imvura ihagaze muze twirukana iki uyu mwuka daimon shaka gutuma igihugu cyacu kitabona imvura kandi pedavio twapfukamye tugasenga tujya gusoza amasengesho icerekezo twakibonye. Ibyo niyo twatukuriye kugira uti gusenga Imana itakomeza baho umugisha. Okay. Hanyuma tsindaje numva imirimo y'Imana tugomba kumenya uyu munsi nkuko nababwiye ni twumve turebe ariko tunige ariko nanone twizere muri byose bishobozwa no kwizera. Ejo none ndi Kigali nababwiye kwizera ndago Aburahamu gute yafashe Isaka David ngaje kumutanga mbigitamo ari uwo mwana umwe yaragize ute kandi yarafite ko n'isezerano uyu mwana abana bazamukomoko bazakwiriki. Yego none uwa mbere imwaye ngo naje kumutangamo igitambo ese atagira kwizera niga tuje twigira ku batubanjirije kuko ndaga Imana yakoze ibitangaza ngicumbikira wabo maze iminsi ngira abantu ngo ahantu umuntu azari kukurogera ntabwo ari mwisambuye ni mwisambuye Imana. Rero nyiri isambaje aje gukondorera isambuye agasanga wararenganiye arakurenganuriramo so akantu bakumvisha ahantu umuntu azari kukurogera ntaga kukuregera mu sambuye ni mu sambuye Imana. Buriya umugore w'umwami yakoze ikosa afata isuka ayimanika mu cyumba havuga ngo iyi suka nzayibona ari uko igize uti ishake yirengagiza yuko icyo cyumba n'ugacitici ari icyumba c'Imana. Buriya bivuga ngo ndamupaka ndandu washira umupaka Yesu ataca ndandu wakuba ku rukuta Imana itahagera. Bivuga ngo nje kubwira ngo rero uyu mugore w'umwami yirengagiza yuko icyo cyuma manitse mu isuka ngo Yesu ndazavamo aho hejuru y'isuka ko ari cyari Imana. Umurozi yagiye kukuroga cyangwa kujana ku mupfumu yirengagiza yuko uwo mupfumu ari gukorera mu isambu ya Kristo. Iyo nyiri isambaje rero arakubohora. David burugeza mu murima wawe ugasanga bazirikiyemo urugero induru wayirekamo ndi wayikuramo. None iyo Yesu we ageze mu murima waje kuwutamagira agasanga barugiyemo tsinagira Yesu yasiga muri uwo murima yasigagize uti abikukuye. Haleluya. Ngirango ngubwira ngo rero aho bazirikiraga ubukwe bwawe ndabwo ari mu kirere cyawe ni mu kirere cya Kristo.
aho bazirikira urubyaro rwawe ni mu kirere cy'Imana, aho bakurogera ubucuruzi ni mu kirere cy'Imana. Iyi Imana yamanutse operasiyo yawe, marayika akaza agakora operasiyo. Uribuka abadayimoni bigeze bafata indumbi ya Mose bagira ngo Mose yaguye mu kirere cyawe, biregeza ko yaguye mu kirere cy'Imana. barwana indumbi ya Mose bagira ngo ikirere ni icyawe, birengagiza ko ikirere bari kurwaniramo ari ikirere cya Nshima. Iyo rero Imana imanuye abamarayika baza gukondora wa murima, yasanga baraboheye mu mukobwa akamuzitura. Niyo mpamvu kuza gusenga twagira ngano mu butayu ugasanga Imana ikakugira ngo hari hazikiye umuntu, kuko marayika yaje gukorera muri ca kirere cyo kubohora abo buhemu. Wikongera gutinya aho umurozi yakurogeye ntago ari mu isambu ye, wa mukobwa bakuzikiye ntago ari mu isambu yawe. Papa weho bazurozi nyatsi bayikurogeye mu isambu y'Uwiteka, handi ngo ndago uzabona akazi. Humura, nyiri usamba agiye kumanuka abohora ibyawe baboheye mu murima we. Siko kuri David wahanicaye aha nicaye ntabwo ari mu mbuga yanjye, aho wicaye nawe ari mu mbuga yanjye, ni mu isambu y'iki. Bivuze ngo ntago wahandagira nyiri umurima nazi ubutaka babutwara bazi ko babujanye heye, ariko iyo nyiri isamba amenya ko ubutaka bwe babugabanyije, akavuga ati ubu butaka wabujanye agiye kubukoza, agiye kumaza iki, yagasanga aho babukugiye kugutongerera. Rero nyiri isamba arabukurikirana akamenya icyo agiye kubukoza. Iyo basanze bakutongereyemo rero, niyo mbavu mu gitondo wumva ibirenge byawe byabyimbye, mu gitondo watambuka kumva biri ejo muri kwekagenda, nyiri isamba bayaje kurogora, aba yatembeye mu sambu. Kandi reka ngubwire ikintu kimenye, mu mutungo Imana ifite uri umutungo wayo. Umuntu ufite umutungo arawutambagira amanywa na nijoro awusura. Rero ndagukubura umutungo w'Imana, ndabwa Imana yakora ikosa ngo bwire idatambagiye umutungo wayo. Iyo ufite butike niyo uri hanze nduhamagara muzamatari ku butike yaje bayigezaho bite. Rero abamarayika n'abarinzi Imana yaduhaye, aba bamarayika nibo baza gora batwensura uyu mutungo w'Imana. Rero yabonetsemo ikibazo barazamuka bati tsindagira twasanze bamugize gutya, none wa Mana bigende gutya, kabanga ngo mugende muciye imigozi mucagagure byo bamubohesheje cyangwa uyu munsi ukize. Hanyuma tsindagiye karame tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Reka wanashaka yanasoza ubuse ntibafashe ntibamenye yuko ngo niyo tunasomye ijambo ry'Imana. Muri abantu bankurikira kuri Gonareke Plus murabizi ngiye ikintu nkunda, murabizi ikintu nkunda. Iyo dusomye Bibiliya tukavuga ati muri bihanditse ngo tukanahasoma, aba ari byiza kurutaho. Bafashijwe ndabizi pe kuva dutangira ikiganiro cyane kugeza ubu. Nizera ko n'abana hari nigera rimwe na rimwe n'umuntu ugeze kumpamagara ati David hari igihe rimwe mumushize nk'ikiganiro ndikosa nkora nuko kireba ntari nakora ibyo nagomba gukora. Rero nigiye ngo mfata n'umwanya ngafunga telefone yanjye kugira ngo nkore ibyo nkora, ninangiza nze nicare mbakurikire nta kintu kimungabaye. Ari Imana ishimwe tuje ijambo tutajya mu ijambo ry'Imana. Tsindagiye karabe muri rusange tugeze mu kanya keza ko kwiganga abantu tubabwira ukuri cyangwa se abantu bige uko nababwiye. Tugomba gufata amasomo menshi mu buzima busanzwe, mu buryo bw'iyobokamana. Naribonye ku myaka ufite itari mikeya kandi itari na myinshi cyane, ariko hari byinshi wagiye ubona mu buzima busanzwe. Umuntu yakwigishije iki? Ni rese umuntu yakwigishije ukaryiga ukarifata kintu buriya imuntu yanyigishije. Ndukizera umuntu ngo umumarireho mwimariremo ko umuntu ni umuntu, umuntu araguhinduka kugira ngo wizere umuntu mwimariremo, ahubwo ubuzima bwe bumarire kuri Yesu. Rero kuko imbabi bivuze twagiye twizera abantu David murabubira ngo ndagufasha ukica bwa ngo nyirizo nambamagara ngo mwishu runakanye muri kanyishurira ikoti ariko aje kaguhinduka. Byo narabyiza byiga ku muntu nababwira ngo ndagutera ingunga ndakurungana batumwana aje ku shuri muri yanyemere yuko ndamuri arandihira iki. Rero gitera guhamagara ko byati saa munani ndakushira amafaranga yoga pfa kuba ndagombye ngo umuntu iga umuntu mumenye. Niyo mbavura nayobo buriya Imana bundi itabagira mu kigeragezo David nago wiga umuntu neza umwiga unamumenya, ariko wageze mu kigeragezo wewe ngura iki umuntu uzamumenya neza ariko wageze mu kigeragezo, kuko wagaburiye nukuvuga wowe wambitse wowe wagaburiye y'ubuzima bw'indutse nukuvuga.
uwo wagaburiye iyo ubuzima buhindutse ni ukuvuga akaba umwanzi wawe akakurwanya cyane uwo wambitse uwo wafashe akaboko awagava undi wafashe ukamubwira ati ngwino ngubere Simoni ukamukurura mu rugendo iyo ubuzima buguhindutse ntumenye umuntu we ndago nakubwira umuntu utarabagira mu butayu tari wine bura yobo agenda na rifasi ndabonaga ko bari kuko yarafite inga afite ubutunzi atumira abantu bakamwitaba ari kwijamba ratuga ngo ihinduka gibe rimugezeho no yamenye umugore watunze uwari we umugore yakubya ngo sheri shushu kuko kuri konde bihari byuzuye kuko urava ihari ari kibesha ukora ikosa umubwira ati twagura umushinga muje muri banki uyu mushinga uguhombane umugore azahita akwereka ko ndabwiye ngufite ubwo ati nubone narabikubwiye noneho ugira umwaka wa gato umurenga basopanye wa gato ndi mu byumvikanye nyuma yakigaruri ati kuri umugabo ndakwemereye iyo ncura azabara yigucurira ubwo umuntu uramubonye iyo bo rero agira ikibazo nawe ihinduka niba ari mugeze umugore bwabwe atari kiyo manu usenga wacyakana iyo manu ukagira ukipfira ndawe yambwiye ati ubundi wambujije kuharikwa n'uwinjira hano yakubonye yinjiramo afite amacenga wapfa ntabwo yakundaga ngo amugure serikeye uzingwa kugura kuri serikeye ahubwo yaganga n'uburenganzira bwe kuntu yinjiza abagabo amen rero icyo nize ku muntu umuntu uramwizera ariko aje akaguhinduka ubu wanyizera tsindagira ariko navana kuri yukana imbere ya kamera imana yandi yari ingunga ukamba bya David ubu ngibi ndongi birimo tago rwose nivu ndagwa kiri yanje oya ibyo byo ni ibintu sanzwe mbona umuntu uraza ukamushyira yewe nanjye abantu ngabo nahuye nabo umuntu uraza ukamushyira hano agukeneye yamara gutera imbere abantu baramukunze yewana akahita kugira ati oya ndabigize aranzetsa arambwa se urukunyibuka timberuka ndukusengera umwana wanjye ni mu mutara ndabwandi kukwibuka kuririye ariko arikurura ubwira ibimenyetso byiwe ndabwandi kukwibuka ariko ndibaza uyu muntu amamagaye kubw'umunezero umuntu mu myaka 3 ishize ndibaza nyuma yahitambwira ati ahitambwira ngo wa mwana wawe wumvishe ngo wa mwana wawe ngari mu wa gatatu ngo umusengere ngazakora ikizamini icyo koze namwito nabyutse ndi kuja kumusengera ariko uribaza yarambamagaye koko ari ukunzuza oya tubwizanye ukuri uwo rero agomba no kukwigisha muri David buriya ari umuntu uzaguhamagara kuraza ijoro ariko afite ikibazo ariko nikimara gukemuka akwibagirwa azongera guhamagara cyangwa nakwandikire nuko cyo kozatsinagirwa umutima worosha umbamagaye pe nuko no mu bantu babyutse ndi gusenga umwana byutse ndi kumusengera ngiyo byutse ngusengera iyo yumbamagaye budamagira ukoze kujya atari ku mutima urimwe gute uko ngiye wambamagaye imyaka 5 ishize yagombwa mbavuga ngo itumije ongera kungarukira ifite kundi afungura ndi mayi wowe umuntu onge kuhamagara yere yarakwibagiwe uhita uvuga ati itumije ongera kungarukira cyane nabwo ndayishimira kuko hari igihe mfata umwanya Imana byo ari gemva twavuga Imana kara abantu babaga batakimba amagara barapfuye konzi ko bariho ongera ubabuza mu bongera bagira uti bamba amagara ko mwene ufata ko ari umva wari ngumunyamumaro hari numvaho yaranganizaga akambira bura kugira inshuti David nakuganiriza ukayibwira ibyawe bura nuko abantu babanga kumva ikintu ako kugira inshuti ubwira ibyawe abari inshuti y'ingenzi muri abantu uko baziki inshuti nzima ari guha amafaranga gusa nje nibitekezo y'undeke bwa ngomba mukambira ati tsindagira amafuta urayafite akambugura ati runaka yagushijwe nibi uramenye nduka gugushwe nabi nibibindu nduka bigushwe nabyo akanyereka inzira yamazere David kunyereka inzira yo ngo muhombye ari umuje nama waje nugira gusenga navuga ngo uyangiraga inama uyu muntu nagaruke nge kintu namaze kubona iyo abantu bamaze kugira intambwe bageraho sinzi satani batereka bereka ko bakaze sinzi satani batereka bereka ko bakaze kuko nka experience mfite ngiye batsindagira experience mfite cyangwa se experience mfite cyagiye kuva cyagiye cyose nkora kano kutukora experience mfite abo nigeze kuzana bagakunda babonaga abantu benshi babahamagara bababwiye ngo babasengere numva babona abantu benshi babahamagara bababwiye ngo basengere ugatanga kumva ariko aba nabo bakunda guhamagara bari hano David kangubwire barera gatoya amuribeza kubya ko namwinuke oya na n'uyu munsi kindu bagundi ndi kuvuga ku bantu bamwe Deri bava bo ndabo
David kangubya gatoya none ikindi abo umurimo ndari wabo baraje batobarira kuri baraba batori kuri nibuvuze ngo uyu murimo ndagwishizemo gushemo menya ngo uzagwara umutwe azaguhamagara uzarwara mu azaguhamagara uzafatwa n'ijisho azaguhamagara uzikanga ipusa azaguhamagara uzikanga imbeba azaguhamagara uzikanga muri jozo azaguhamagara kuko wabemereye yuko uri umunyamasengesho kandi wemereye yuko ibibazo bazabigutura uzagira ute bureka ngo ubwira beti iwacu ku rusengero kuwa mbere mbyukira muri ndi batura ko n'umurimo nihaye kwa mbere ngararamo nguko niba mvuze ngo ndi umwinginzi ngomba kwinginga ndoje burari ibintu ndashobora guhamagara mushumba unaza mfasha kandi je ndi umwinginzi w'itorero none niba ndi umwinginzi habonetse igitero wingingira umurimo kuko niba abantu niba uri umwinginzi Imana yabagoye ngo ubingingire noneho umva ikintu gisekeje noneho bamara kubona barakunzwe natangira kubashaka nkababura nanjye bakibagirwa yuko bureka ngo ubwenje ko ngufata kuri nje bakibagirwa ko wenda nibura reka byanjye ukuntu ngufata kuri nje uri wambereye umuyoboro umbere umuhetsi sinzi ijambo ryumvisha kandi iyo umuhetsi umwihenuyeho ejo ukongera ukarwara nanjye iyo umuhetsi umwihenuyeho babyumve nabo aho bari ejo ukongera kurwara ariko mbyita ndago bagera kugushira mu mujisho barakubwira ati twaraguhetse umaze kugira ingwara utwenuraho uyu munsi reja noneho hari ikintu bita umujyango kurango bagwe ku mujyango uraterana bakagusha reka tujye mu ijambo ry'Imana tsindagira tujye mu ijambo ry'Imana ariko abantu bankurikira bambye ati David bimeze bite ko kanaka tutamukumbuye nyabuneka nanjye ntacyo mba nakoze mba naze gutambusa ijambo ry'Imana wakundi ko bakubyaga ko bangumye cyane urumva ariko nyine hari abo mbwira impamvu ntago ari abantu bose ko bimeze ariko hari uwo mubona ko mukabona namwibagiwe mukabona pe namwibagiwe umuntu sibyo uwo muntu muzatekereze ko uwo muntu nyamara cyagiye mwamukundaga hari ikindi kire mwamushyiragamo y'icyo kirata cyitwayemo neza igihe birangira yaguye nge nkaba namubonye ameze neza ikiraye mwamushyira mu kindi kire mukamukunda none sinzi kuntu satani igitera ahantu mujya satani ni umugome ajya reba ahantu hari amavuta muzimu ubwibone bwibone bukazamuka none uwo muntu nanjye bwanjye natangira kumubura none nkatangira nkagira gutya n'abandi bantu gatangira kagira none nanjye ngavuga tekane koranira n'abantu bakirimo amavuta ariko byibura umurimo abayarawukoze mu gihe cye abayarawukoze hari nabo yasenge birakunda nawe rero uje uyu munsi reba bimanirwa gutsa muri iyi minsi arega kera ngo Shadraka na Meshaki na Abednego bari bahari uyu munsi Imana yahagurukije abandi kandi bameze nkabo reka tureke kubitinda katubwiye mu ijambo ry'Imana reka tureke kubitindaho gusa abantu iyo bumvise bumva ukuri kuntu kumeze sindagiye reka mbwira abantu ikintu kihari ni ukwizera wamara kwizera ukihana burya ntago ushobora kwihana mu bintu utizeye ubundi ugakurikira ijambo ry'Imana ryatsindagiye nkuko nabibabwiye dusoza kumva ijambo ry'Imana ikindi kiraba gikurikiyeho ni ugufata nimero y'umukozi w'Imana ubundi twarangiza tugasenga ku bantu bafite ibyifuzo bafite ibibazo bafite intwara nkabwatsindagira akabasengera nitumara kumva ijambo ry'Imana ikindi kintu turubuza gukurikizaho turaza gukurikizaho mwanya sindagiye ni kare mu ijambo ry'Imana Imana idukomereza amaboko Imana ikwambika imbaraga nzanye ijambo rikubwira ngo ndakure Imana itakura umuntu amen ndakure ntakura Imana itakura umuntu niryo titire y'ikigirizo ari hayi ntakura Imana nushaka ne wandike ngo ndakure nibishakiwe mu minota nk'itatu ndakure Imana itakura umuntu iryo jambo ryonyine rirafashije aho waba uri hose muri byavuze ngo urufatiro rw'Imana ruracariho kandi handitswe ngo Uwiteka azabe rero ndakure Imana itakura umuntu amen niba ndakura Imana itakura umuntu rero nje kukubwira ngo ubutayu urimo ntibugutera ubwoba kandi nakubwira ngo ahantu uri kugaragarizwa ni mu murima w'Imana ahantu uhagaritse ibyo birenge ntabwo ari mu isambu yawe papa ahantu uri kuburira akazi ntabwo ari mu isambu yawe ahantu uri gutepoza abantu bakanga kuguha akazi ntabwo ari mu masambu yawe aho ngaho ari kukwimira akazi ni mu isambu y'Imana rero nyiri umurima naza gukora mu operasiyo aramenya abaharenganiye arakurenganuriramo haleluya njya gukubwira ku mugore witwa Hagayi na Shimayeli amen bari kwa Aburahamu babonaga ko baguwe neza ko barajyaga bakambara hakaza abahanuzi bagahanura ariko kujya kwabo ntabwo Imana yigeze bavuga bakimura urugo hari igihe Imana yanga kukuvugaho uri mu banyeshari ariko kubita kuvugaho suko Imana iba yarakwibagiwe
ahubwo ari Imana gukubwira ubuhanuzi hagati mu bantu batakumva kugira ngo ibyo batakomeza kubizirika. Yesu nashimwe. Mbavuze ngo ndakura Imana itakura umuntu. David wasanga dusoma mu Itangiriro bumve ko nta Imana itakura umuntu. Tangiriro ibice 21. Siri buramfashe wenda gusoma niba biremera si. Tangiriro ibice 21. Turahera ku murongo wa 14. Murongo wa 14. Cyangwa babyumve neza ko ndakura Imana itakura umuntu. Wumve aho uri, waba uri imfubyi, waba uri umupfakazi, wawe waranzwe, wanzwe n'abantu, ariko mve kandi wangiwe ni mu murima w'iki w'Imana. Kugira ngo wumve ko Hagayi n'uyu mwana wa Shimayeli, wumve ko ikibaya bagiye kuzereramo cyari ikibaya gifite nyiracu. Ne wumve kandi ukurira harimo ari umuntu gafite. Yego. Itangiriro ibice 21. Murongo wa 14 haranditse ngo Aburahamu arazinduka kare. Aburahamu azinduka kare kare. Yenda umutsima n'imvumba. Yenda umutsima n'imvumba. Y'uruhu irimo amazi. N'uruhu birimo amazi. Abiha Hagari. Abishyira ku rutugu rwe. Amuha uwo mwana. Aramusenda. Avayo. Yego. Azerera mu butayu. Giberi Sheba. 15 ngo. Yamvumba ashyiramo amazi. Yambamba yaramaze guhabwa cyangwa bivuga ngo iyi ngiyi ni iciro bamuhaye, ni twakundi byara umwana bakamucira igeno. Uyu mwana bamucira igeno ryo kuhabwa amazi, bamuha sima. Uruhu bivusobanura ngo niki ni shitingi. Uyu mwana asenzwe mu muryango avukamo. Uyu mugore bamwirukanye handi yasamiye indi. Bibiri tubwira ko uyu mugore yagiye yari umukobwa ari isudi agiye gusaba akazi. Amen. Ageze agira ingorane ashakira mu rugo arimo atabana ku mwana. Wibuke ko umugore n'umugabo baje kugira ngo uyu mugabo aje gusambanya uyu mugore cyangwa se uyu muje babigiye inama nganyurugo ngo dupfapfane. Uyu muje yatubereyeho neza. Naje kubwira ko umuntu ngo wiga kuri wabona kubwiye yatubereyeho neza. None ngo uje gusambanya umuntu hanze uzandi umugore. Fata uyu muje yagiye ngorera ibintu neza. Tumubye kuba wamubyara umwana. Afata uyu mugore Hagayi Shimayeli. Hagayi. Yego. Uyu mugabo Aburahamu amutera inda. Agize umugisha asanga indangazana inzima. Amubyara muki umwana. Amwita nde? Shimayeli aba muri uru rugo arakura. Bibiri ariko sandi yanyurwa yuko uyu mwana avutse kuko yaramuvuyemo. Aravuga ngo reka tumize duhamagaza abahanuzi bakaza baganira muri uru rugo. Bavuga ngo urugo ruzaboneka mu rubyaro. Ariko wibuke ko Hagayi na Shimayeli ntabwo Imana yigeze bavuga muri uru rugo ko gwari urugo rw'abanyeshari. Nuko uyu mwana yavutse umugabo n'umugabo babyumvikanye, ariko akimara kuvuka Sara ntabwo yanezerewe. Hari igihe umugabo n'umugore bafashe inama yo kugira ngo bagutera ingunga, ariko hagera hagati ndibishimira ingunga baguteye. Amen. TCF. Uyu mugore amaze kubyara umwana Hagari, amaze kubyara Shimayeli, Bibiliya yatubwira ngo igihe kiragera Aburahamu arazinduka kare kare. Hari amagambo ruguru ndasomye Imana ivuga ngo uyu mugore aje kwirukanwa muri urugo. Imana yabigeze mu ruhari. Witonde. Hari igihe ugera mu kigaragaza Imana igifite mu ruhari kugira ngo igucishe mu butayu ejo uzatabarwe utazavuga ni amaboko y'abantu. Bibiliya yatubwira ngo Imana izinduka kare kare ivugana na Aburahamu, iramubwira ngo byose ari kubwira ugira ute ubikore. Aburahamu yazi ko agiye kumubwira ko bagura umurima, ko bagura inga, cyangwa se ko bagiye mu iterambere. Ndabwo yarazi yuko agiye kurukana umwana yagize ute yibyariye. Ngaramubwira ngo Aburahamu aramubwira ngo ndugira imbuwe, ndugirira agahinda uwo mwana, ndumutekerezaho cyane. Uyu mwana azaba umuntu ugize ute ukomeye. Wari uzi ko ari Aburahamu Sara Aburahamu ariko yumvishe isezerano ry'uyu mwana agiye kumwirukana. Yesu nashimwe. Wari uzi yuko iyo umuryango ukwirukanye ari Imana ikuvugaho? Wari uzi yuko abantu bakuvuye Imana ikavuga kukuvugaho? Uyu mwana Bibiliya iratubwira ngo kwa Aburahamu no kwa Sara habuze abandi baburaga y'abahanuzi, ariko bakiriyo. Papa usoma Bibiliya ndahantu Bibiliya yigeze ivuga kuri uyu mwana, ndaho yigeze ivuga ku masezerano y'uyu mwana, ndavuga ivuga ku masezerano y'uyu mugore w'injoreke ndaho. Amen. Komeza hepfo. Murongo wa 15 twakawusoje. Yego. Murongo wa 15 wavuze ngo
yamvumba ashyiramo amazi arambika umwana munsi y'igihuru. ageze igihe cy'inzara urumva cyajyemo bari bamugeneye umugore n'umugabo byarashize abona umwana agiye kumupfiraho. mama undi ashaka kubwira ngo ufite umwana ubona ko ubuzima bugiye kurangira ndagira ngo ukomeze umuhendahende uyu mwana ukomeze umugumeho wimujugunya kuko umugabo agutaye wifata abana ngo uzanga ibyo kurya birashize ngo bajugunye njya nakubwira ngo uyu mwana wari kubura ibyo kurya iyi ni nyiri samba arahari kandi agomba kuza kugenzura amenya bari kurya amenya abatarariye amenya amabambaye nyiri samba iyo yahagurutse amenya abafite akazi akwena n'atari babona akazi. Haleluya. amenya ababyeyi baboneye mu rubyaro amenya n'abatari baboneye mu rubyaro. Nyisambu iyo yaje amenya abakobwa babonyemo abagabo akwena n'abatari baboneye amwikimo abagabo amenya abagabo bashatse akazi amenya abamotari babonye perime n'ababonye akazi. Haleluya. amenya baboneye amaviza n'abatari baboneye amaviza. iyo Nyisambu yahagurutse njya kukubwira ngo uyu mugore ahantu yayambitse uyu mwana ndago yamurambitse mu isambu ya Aburahamu ndamurambitse mu isambu ya Sara. iki nyiri igihuru yari ahari yari Kristo. Haleluya. komeza 16 aranditse ngo aragenda yicara mwerekeye amuhaye intera nkaho umuntu yarasa. Reka dusubemo. Amuhaye intera aho umuntu yarasa umwambi kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. kureba umwana we yagute yapfa. Amwerekeye atera hejuru ararira. komeza 17. Imana yumva ijwi ry'umuhungu. Haleluya. umwana ngo yararize mama we yamwitege. uzi icyo mama yashakaga se? mama we yasi umwana agomba gupfa ariko yagiraga ngo akure amakuru afatika amenya ko umwana wapfuye atazajya umubwira ngo umwana waracariho ariko uyu mwana nawe umva seteme yasenzemo. Haleluya. ndashangwa yesa gutera inguga mu isengesho urasenga. niba warasenze isengesho mama ndiyumvikane papa wasenze isengesho ndiyumvikane fata abantu babwira bafata umwanya wo gusenga. Imana birabumva irabagirira imbabazi ngo uyu mwana yaravuze ngo papa aranjugunye ndamama arandaye ko umwana yaswe na watawe ngo umwana yaramareba mu ijuru abwira Imana ngo watumiye iki mama na papa banbyara ku ijambo rivuga ngo watumiye twabusiye mu nda ya mama ko wari uzi ko umuhoza wa nawe yurekindi kavamo. ariko ijambo riratubwiye ngo iyo marayika yego komeza 17 aranditse ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana uri mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati ubaye ute Hagari. Imana iri kukubaza mu kigaragaza urimo ubaye ute. ese wa mupapa ubaye ute wa mubyeyi we ubaye ute. wiyandikeho wandike uvuga izina ryawe nje tsiragira mbaye ute. kandi Imana imubajije cyabaye azi ikigaragaza afite azi ko yirukanwa n'umwana ibyo kujya byashize yambaye ubushwambagara ndasaba abafitemo ndanyirasenga afite ndanyiraruma afite ndanda mbese wenyine ndahanda ari niwe na Kristo gusa. Amen. Niwe na Kristo gusa wagize uti bahari bivuga ngo nyiri ugihugu mbese nyiri umurimo niwe bari kumwe bonyine ariko nawe yarasika atari kumureba. uzi kandi nge ugira ngo Yesu yakuvuye nyamara Yesu akureba. uzi kandi ngo bakugambanira bavuga ngo amaboko y'Imana yakuvuye kandi yakuriho. Haleluya. aramuhamagara ngo Hagari ubaye. Imana ishobora kukaza ngo ushake iki nyamara utari wabumbura akantu ko biritubwira ibizicukenye. Imana ari igikubwira ngo ushake iki kugira ngo ive kuragira amarangamutima ariko yusabye neza wiseye Imana irakiguha. Haleluya. amaze ngo Hagari ubaye yego komeza. iramubwira iti witinya kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu. ese uyu muhungu ntari muri butayu gusa. uyu murima w'uyu mupapa uyu nyiri umurima yaje aratambagira harimo abana b'abakobwa ariko asanga uyu mwana afite amarira papa we yamutaye kandi urabizi iyo ubyaye umwana w'ikinyenda papa umuryango umuzi niwe waje mu rukiko urukiko uyu mwana umuryango uri kumwemeza kumuzi mu 8 ibaza 8 bahaye Hagari na Shimayeli mwana we amazi n'agatsima n'uruhu. uruhu ni shitingi. ese yarashinga hehe? ese yaramwerekeje yamwajanye mu kihe gihugu? yamubwiye ngo nashe hehe? nyamara kugira ngo ahantu hose bakujugunya
hari nyir'umurimo uhari. Haleluya. Ngariki Imana ngo yumvire mu ijwi ry'uwo mwana. Yego, ndashaka ngo iki gitondo muri aya masengesho turi gusenga Imana yumva ijwi ryawe, yumva icyifuzo cyawe. Niba wowe papa ufite umutaka kumvisha, bwira abana basenge Imana yumva ijwi ryawe. Komeza umva agaciro Imana yahaye umubyeyi. 18 yaranditse ngo haguruka ubyutse umuhungu, haguruka none ubyutse umuhungu, umufata ukuboko nzamuhindura ubwoko, kuko nzamuhindura ubwoko. Umva amuha ibibazo wari wapfuye, wa wundi bazi ko atazabaho, wa wundi bazi ko atazabona akazi, wa wundi bazi ko bamujugunye. Imana imujeho imubwira ijambo rikomeye. Uyu mubyeyi nawe yazi ko Imana yamwibagiwe, iramubwira ngo haguruka n'ingoga, ufate umwana wawe ntago yapfuye, umufate iki ukuboko. Ahita Imana imuyiseza amugira ngo hagaye, wigira ubwoba, uyu mwana uretse n'ibyo, uretse no kumuha ibyo kurya, azaba n'umuntu ugize ute ukomeye. Umwana wawe ari kwangwa mu muryango, papa abantu barakujugunye, wazanye umugore ndi bamwumva, ariko humura mu kigeragezo urimo. Nyir'umurimo agiye kuza gutambagira, namenya ahantu urwari, namenya ahantu ufite uburwayi, namenya uburibwe ufite, arakutuza mu izina rya Yesu. Kibazo ufite ntabwo y'umurimo yahaguruka. Hagayi yari afite ikibazo kuko agira isamba atari yaza gutambagira umurima we, ngamenya abantu babareye muri uyu murima. Ariko agezemo asangamo Hagayi na Shimayeli, amenya ko Shimayeli afite inzara, amenya ko uyu mubyeyi ababaye, amenya ko ideni ari ideni, amenya ko piravi ari piravi. Aramubwira ngo humura. Niyo mara kubwira ngo ndakuri Imana itakura iki umuntu. Haleluya. Rero sindi ikibazo ufite, inginga Yesu akurebana amaso y'imbabazi. Biratubwira ngo marayika wo mwijuru niwe wimanukiye. Hari abamarayika bo mwisi dadi bareka ko urugamba barunanirwa. Uribuka Daniel afasa amasengesho y'imisi 21 ngarasenga ngo ibisubizo biraza, ngo umuperesi wera mu kibiheza mu kirere, ngo marayika ngo Daniel yongeye gufata amasenge, babwira ngo Daniel gusaka kwazute kwarumvira, ngarongera arashishikara. Ndakwingiza ngo shishikara, wongera arashishikara yacika intege, ndiyivovotera by'amasengesho maze bimisi, ngarongera arabahoza. Uyu mwana nabandi yitaye ku marira, ndiyitaye ku mutungo wase, ndiyitaye ku muryango avukamo, ahubwo we yaramyagamenya ko mu ijuru hari iki, hari Imana. Tumbira mu ijuru, witumbira abantu. Yego, amaboko y'abantu nubwo kuvuye, amaboko y'Imana arahari. Nubwo mukazi ari kukugambanira, tumbira mu ijuru. Haleluya. Imana yabwiye ngo wamwe uyu mwana aza umuntu ibaza, umwana w'imvuzi, umwana w'ikinyenda, umwana utagira aderesi, umwana utagira abanyirarume, utagira umuntu umuvuganira. Mwumve muri iri shyamba bamujugunye agiye gupfira. Ndamunyabuzima wari urimo. Amen. Ndamunyabuzima wari urimo. Ese ahantu utuye hari umunyabuzima wakugirira imbabazi? Hari umunyabuzima wazigirira umwana wawe imbabazi? Barakubwira ngo urakomeye, nyamara byararangiye. Ariko bari kubonera ko ukomeye, Yesu agiye kwagutabarira. Abari kubona ko ugiye gusesa agiye kugutabara, aho ngaho ubona ko byacitse. Abo niyo Yesu aje kubitugukudodera ibyawe. Aho murimo uri kuriramo, Yesu nyir'umurimo agiye kuza. Njakubwira ngo ahantu Hagayi bamujugunye n'umwana we Shimayeli, nyir'umurimo yaraje, yumva ijwi ry'uwo mwana, umva agaciro. Imana ibwira ngo uyu mubyeyi Hagayi, babwira ngo haguruka, uhaguruke n'ingoga. Aramubwira ako kanya mu masogonda muri Rwarabandi ni pare segonde, haguruka muri aya masogonda ugiye dufata umwana wawe, uhaguruka utuma yishwa n'agahinda, amarira ye yangezeho, cyifuzo cye cyangezeho, umufata iki ukuboko. Babwira ngo uretse n'ibyo ndagura umufata ukuboko gusa, uyu mwana agiye kubona akazi, agiye kwinjira muri minisiteri, agiye gucuruza, agiye kwinjira mu gisirikare. Bari bazi yuko ndaciciro azabona, ariko aramubwira ngo aza umuntu ugize ute ukomeye. Umuntu ukomeye abura iciciro, umuntu ukomeye abura gutumira, umuntu ukomeye abura intebe, umuntu ukomeye abura minisiteri ahagarari, umuntu ukomeye abura umudugudu ayobora, umuntu ukomeye abura umushinga, umuntu ukomeye abura bizinesi gutese. Umuntu ukomeye ubu ndakomeye kuko nanjye mfite abantu dukorana, kuko muri kungurikira ubu nanjye Imana yamvuze uramya ngo za umuntu ugize ute ukomeye. Ariko ngwaye amateka nanjye araho umuryango wawe murakomera ko ndagaciro, ariko ijwi rirasa iravuga ngo tsindagira we uzaba umuntu ugize ute ukomeye. Ubu ndakomeye kuko abandi n'abandi 300 bangurikirana, ntago ngomeye. Buri Imana ari kubyangiza kwicana n'abakomeye, wikumva kuzicana n'abakire gusa, wikumva kuzaje kwicara ngo uvuga ngo ni president. Abamungurikiye murakomeye kuko uyu munsi narwaye, harimo bamwe bangwasa. Urumva tudakomeye. Yego. Haleluya. Amuya ngo nsakugira ubwoko komerza hepfo dusoza. 19 haranditse ngo Imana imuhumura amaso, Imana imuhumura amaso, abona iriba,
aragenda aravoma yuzuye yamvumba yego urumva imaze kumuha isezerano yuko umwana azaba umuntu ukomeye yamwese ko umwana atazicwa n'inzara ngo Imana imukora ku maso imwereka agomba gucururiza imwereka agomba kuvana minerivara amwereka ahantu hose ikuye mukoze mbese icyo tumuze nuko Yesu atukore ku maso ubu butayi bwabirimo ibyo kujya ahantu sonze ibyo kujya birahari umuntu wagutera ingunga arahari ariko Yesu atayamukora ku maso ndiye gutera iki ingunga Yesu atayakora ku maso umwana wawe ndiyakiga ngamaze kumya kaza umuntu ukomeye abya ngo kuranga ngure kaza umuntu ukomeye imukora ku maso imwerekere bajyo kuvomera yego iki mama wacuruzaga ndibyemere papa washakizaga ndibyemere nuko wari urimbo yego mubyeyi wari imbavu mugata gutenda nimbumye ariko Yesu reka mukora ku maso urarara usamye mu izina rya Yesu namukora ku maso ubuzima burahinduka kukiri bajyo kuvomera aho ryagiye kuboneka iri bajya amafaranga rigiye kuboneka iri bajya meneva rigiye kuboneka iri bajyo mukukura mu kode rigiye kuboneka iri bajyo kugwa abantu umugisha rigiye kuboneka Yesu uyu mwana amaze kuba umuntu ukomeye ndabese kote yabonye ndanjuti yabonye Yesu umubyeyi ndiyongera kubona abandi babyeyi yabonye ba nyirarumi abona ba nyirasenge abona abantu byango tukuru umuryango wacu yutari wakumenda kubona abandi rega amen ariko ndakwifuza ko Yesu kugira umuntu ukomeye amen ngwifurije kuba umuntu ugize ute ukomeye ngwifurije kuba umuntu ukomeye mu muryango uvukamo muri societe turimo ubu umuntu ukomeye mukazi ukora kose umuntu ukomeye waba uri umushoferi waba utwara hehe ubu umuntu ugize ute ukomeye mu muhanda amen haleluya amen yego dukomeze yego ayaramiza umuhungu we ayaramiza Imana igwi byo kukuramiriza umuryango wari uraho ndabyo kuramiza abana bawe uraho ndabyo kuramiza umwana wawe mugabo wawe ndabyo byo kukuramiza ariko ngwifurije kubona ibyo kuramiza umuryango wawe ngwifurije ibyo kujya byo guhaza abana bawe ngwifurije imyambaro yo kwambika abana bawe bagatera imbere ngwifurije business yahemburura umuryango wawe haleluya daddy bwemba munguriki Imana ifuku yiriba mu rugo bagusura buri musi Imana ifuku yiriba abakomeye bakukuma kumenya impamvu abantu batagusura impamvu abantu batagutumira nugukira imbumye ariko Yesu naguhumura imodoka ya izaza business izaza butiki izaza uru rubyaro rwa uskenera uzaza wa mukobwa Imana ni gukora ku maso umusore azabona yuko uri mwiza umusore Imana ni mukora ku maso azabona yuko ufite agaciro bakuresha gutukira imbumye ariko Yesu agukore ku maso ngwifurije uyu munsi wa none Yesu agureho ibyatuma guhuma ibyatuma gutareba ya mazi ese ubu butayu wigeze umva mushana ahantu mu kindi gihugu ahubwo ahandi muri kwa murima wa Kristo no Yesu yamusanze amwerekera abamazi ndakwifuriza ko Imana igwereza ibyo guhembura umuryango wawe ubuzima bwe buhembuke ndago uyu mubyeyi yahembuye umwana nawe atari yihembura kandi uvumugisha umwana mubyeyi yagize dukomeze iyo Imana uyu marayika akora kuri uyu mwana akamubwira ngo ngaya amazi voma unwe ndago uyu mubyeyi yakuzaga kuvugana n'uyu mwana ndumva bakuzaga kuvugana Davi urumva umubyeyi yakuzaga kugira agaciro ariko umwana yarasenze Imana ibona umubabaro w'uyu mugore aramubwira ngo nubwo bimeze guca numvishijwe ry'umwana wawe haguruka ngwibyo kuja kumuramiza abana basenge ariko Imana ikoreke inzira amen yuje kuzana ibyo kugaburira abana bawe komeza hepfo murongo wa 20 haranditse ngo murongo wa 20 tugarutseho Imana ibona uwo muhungu icambi Imana ikakubona arakura atura mu butayu abumurashi 21 yego abo mu butayu yego bw'iparani nyina amusabira umunyegiputakazi bakira ijambo ry'Imana kandi wibuke yari yaratwawe ndago zandi urukura muri kanivu wowe witwa nguri imboho aho cyo kiraruraramo aho bakujugunye hahandi uja gushikira ibyo muri mondisi bataye ngira byiringiro yuko wava kuri mondisi ukaba umucuruzi ukaba umuntu ukomeye abantu bakujugunyaho ariko Yesu akujugunya kandi kwanda Yesu yabigira muri bakakujugunya ariko yiteguye kugutabara yabareza z'abantu nibo bagize utaguteye ingunga Imana yafashe uyu mwana nuko igihe cisezo cyagize uti cyari kigeze yemera ko Abrahamu na Sara bamuhimbamba idafatika imbamba nawe bazimbamba y'amazi
imbamba y'umutsima, imbamba y'uruhu ya shitingi, kandi urugo wibuke ntabyo byari bibuzemo. N'abahanuzi barageze bakajya ikimasa n'agafuka ka marimegisi, urugo ntabyo kurya byari birimo. Amen. Nakubwira ngo ndakura Imana itakura umuntu. Amen. Wowe hanga amaso kuri Kristo. Ubuzima bwawe buharira Imana. Imana yumva izari mu mabara ufite. Niba ku mabara ufite, Imana izakugirira neza. Ngwifurije rero gutabarwa na Kristo, ngwifurije ko Imana gukora ku maso, abana be bakajya bagahembuka, umuryango wawe ukabaho, ubuzima bwawe bukagaruka, abana be bakiga, mbese akazi kakaboneka mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Numvaga kiri jambo abantu benshi bamaze kwiheba. None reka ngubase. Iyakuye hagahera Shimaye mu butayu. Yacumbitseyo cyangwa iracakura. Iyageze kuri Daniel bazisonzesheje indare, Imana igakora Daniel mu rwobo rw'indare. Ese wandi yakukura muri gereza uhagazemo, gereza y'amadeni yayigukuramo, gereza yo kutabyandi yayigukuramo, gereza y'ibihombo yayigukuramo, gereza yo kwangwa yayigukuramo. Mbabari wibuka none izi ndare barazisonzesheje, ariko Yesu ndi yakangwa n'iki n'indare. Mbishaka mbere yo babashukungiye mu itanura ry'umuriro. Yesu agenda ahagarara mu murimo bakiwenyege. Mbese undi Yesu yageze bagipanga kuja mbundi David. Kuntu bibona bakifapanga kucanika igicaniro hano. Kuko hari mu murima gwa Kristo. Bibesha baje gucana mu murima gwa nyiri jambo, gwa nyiri iki gihugu. Ngo bagicana umuriro, nyiri umurimo aje gutambagira. Asanga bajwiyemo bishaka bidego mw'iryo tanura. Ababwira ngo mwakoze kosa. Mwacaye mu murimo utaru wanyu. Rero aba bantu mubarenganyije mu bikari byanje, mubarenganyije mu isambo yanje, ngiye kubarenganura ando gukurenganyiriza. Nyiri sambaje gukurenganura mu mwizina ryande rya Yesu. Mwakeneza ijambo ry'iki ry'Imana. Haleluya. Ya Yesu. Hanyuma hatsinda genda gushimiye, twagiranye ikiganiro cyiza, ivuga butumwa ryiza, ijambo ryiza, bivuze ngo n'ubwiza bwaje bujya mu bundi bwiza. Haleluya. Bwiza gusa ukuvuga ngo tugahora turi beza. Imana ishimwe. Kawe bagira ngo bagira kwizera. None se koko niba umubyeyi yarakuye y'umwana David, yarafite ibyiga ku mwana arongera kubaho. Niba bari bamwirukanya ahantu yawe imyaka 20 kuko reko yari umuboyi akabyarira ndiyazi kaza umwana mu rugo cyaba kamuca ariko bakamakanda bamukatira bakwimye umunana ababyeyi bakwiragariza kutari umwana wavutsemo nagira ngo byiri imvubyi n'abana batawe n'abandi bashugunwa mu hirya yeho hino aho bakujugunye ni mu murima gwa Kristo nyimurima araje. Amen. Imana iguha umugisha. Hanyuma ndagushimiye cyane, reka tujye mu kanya keza ko kumva nimero yawe. Na kanya abantu benshi bakunda nko nabahaye itangazo babwira ati nituza gusoza ikiganiro turaza kubwira umukozi w'Imana dusigiye nimero ye kugira ngo umuntu wifuza gusengana nawe azamubone mu buryo bworoshye. Niko kanya tugezemo. Tsindagi nimero yawe ari bashagwa mugani kandi koko ndi mushaburi aha, ariko abantu benshi mumaze kumenya kamba iyi nomero ni 0788 61 49 16. Nongere nyisubiremo ni 0788 61 49 16. Iyi numero baho 5 kuri 5 ndiburamo umuriro ihoraho rwose kuri WhatsApp y'unyandike ndagusubiza. Bunisho kinyarwanda cyacu nihagane amazero ni yari muri yaze nitsindagira ndaginuka Imana bahumugisha tsindagira cyangwa se tuyubahare yandi cyatuyubahare yandi tuyubahare yandi nitsindagira abantu benshi bazi ariko ubundi musanzwe yitwa tuyubahe Ariande. Hanyuma reka tugende mu kandi kanya keza kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Niba hari umuntu utarakora subscribe nyaboneka nayikore, kandi niba ufite inshuti yawe wifuza ko yagerwaho n'ibyiza wamusharinga kino kiganiro. Hanyuma ikigiye gukurikiraho ni ugusengera abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Tugiye gusenga n'ubundi raza kubidufashamo kugira ngo dusenge abantu barwaye, abantu bari mu bitaro, abantu babona ko ubuzima bwabo bwarangiye, bamaze guta ibyiringiro, kugira ngo byose Imana ibashe kugira ute kuborohereza, cyane cyane ko ariyo mugenga wa byose. Ni karibu n'isengesho. Uri Imana yacu tugarutse kutuzanya ibyifuzo by'abakobwa, nzanye ibyifuzo by'abapapa, ibyifuzo by'ababyeyi, ibyifuzo by'abarwayi mbizanye imbere yawe, ibyifuzo by'abacuruzi ndabizanye, ababuze icyerekezo mbazanye imbere yawe. Hari abarwayi barwariye kwa muganga, hari abarwariye mu ngo, hari abarwaye diabete, hari abarwaye kanseri, hari abarwaye imivuduko, abarwaye imigongo ndabasengeye, abarwaye mu mavi ndabasengeye, lepirato sefo, abari gucuruza bagahomba ndirukana inyatsi mu bucuruzi, ndirukana
karande z'imitongero mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera kuko uri umwami w'abami, nyemerera kuko uri umukozi w'umuhanga. Nzanye ibyifuzo by'ababyeyi bakeneye urubyaro, Mana bohora inda zabo, bohora ababyare babazirikiye ku nda, bohora mu izina rya Yesu Kristo. Le Pilato Senevo, nzanye ibyifuzo Mana, hari abafite ibyabo bashize ku isoko babuze abakiriye, abandi abasengeye, Mana bohora ibyabo, bohora mu izina rya Yesu. Kuramo imbaraga z'abadayimoni, ndirukana indwara z'amayobera mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma nsengera abana bacu bari mu mashuri, nirukane igitero cy'abazimu gituma abana bacu badakurikirana. Hari umudayimoni uri kugenda nyaga abana bacu ubwenge. Aba bana ndabasengeye Kristo, aba bana bagereho, ubagarurire ubwenge, ubagarurire ubwenge. Abiga kaminuza ndabasengeye, ubagarurire ubwenge. Abiga amashuri abanza ndabasengeye, ubagarurire ubwenge. Mbese abana mu mashuri yose, abatangiye hose, ibigo byose ndabisengeye. Abari mu Rwanda, bari hanze y'ibihugu, aba bana ndabasengeye, Mana ubaha ubwenge. Abarara bari kurotaguzwa, bakora mudayimoni wo kurotaguzwa, bakora mudayimoni wo gushikagurika mu izina rya Yesu. Nyemerera Yesu abafite amadeni nabo ndabasengeye, ubishurira amadeni kuko uri data wa twese, uri Imana ireba biri kure n'ibiri hafi. Uko watabaye Hagayi na Shimayeli, nyemerera ubwoko bwawe butukurikiye ubutabare. Ndaguhagaze kwa Shimayeli ngucumbice. Oya, uracyakora Kristo. Uyu murima tubabarizwamo n'uwawe. Ngwino utambagire uyu murima, ukuremo abababaye, ukuremo abashonji utugaburire. Bari mu bukode utugutwambike, bari mu bukode bishurira amakode, abakeneye amazu yaduhereze, ababuze icyiciro duhe icyiciro, ababuze icyerekezo utanga icyerekezo. Mana dore abantu bariho nabi, abantu bambaye umushwambagara, ngwino bambike neza, bari kurya ibidashitse, ngwino bahereza ibishitse. Ndabizi ntabwo uri igisambo, uvuga ibyo ushoboye gukora. Bwoko bwe mbatuyeho uburinzi, mbatuyeho ibisubizo, mbatuyeho amashimwe, mbatuyeho ubutabazi, mbatuyeho uburinzi. Igihugu cyacu turagisengeye, ukomeze ugihagarareho, uduhindize indwara z'amayobera, turinde ibibyerezo byandutse by'indwara. Le Pilato Senevo, ibitaro bihagarareho, imipaka yacu y'u Rwanda bihagarareho. Mana ndaguhenzahenze, duhereza urukingo mu bihugu duhanye imbibi bifite abarwayi, ndabisengeye. Iyi Ebola yihagarike mu izina rya Yesu Kristo. Kiza abarwayi abarwaye diabete, indwara z'amayobera zose turazisengeye. Aba baribwa mu gatuza turabasengeye, baribwa mu mitwe turabasengeye, abari ibitotsi mu mago yabo, abagira mu ngo zabo bakabura amahoro, Mana turabasengeye. Mbabazi zawe zibabeho, uri umudogiteri utabadogiteri. Twageze muri bya bitaro byawe, nimwe dushize abarwayi bakize. Rero ndabizi gutarobanura ku butoni, ndagushimye karabukijije. Iwatagaga mu ndura mukijije, iwatagaga umugongo ukoze operation, iwari ufite umwana wari wirengero. Uyu mwana mumugarurire Kristo, garura uyu mwana Mwuka Wera, uyu mwana mukize. Irukana ibisazi, irukana borokaje, twari imbaraga z'imyuka mibi, irukana ibitero by'abadayimoni. Le Pilato Senevo, uyu mubyeyi bahora batereza inzoka, iyi nzoka ndayirukanye ku buzima bwawe. Urarara ukarota inzoka, waje kujyama mu nzozi ukarota bakugaburira inyama. Nawe ndagusengeye, wewe warose ugusimbagurika, ukarota abandi bakuri ko mu ishamba. Zimbaraga z'abazimunda zigukuraho, ndagukwaye izi mbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Akira kurohoka, wakire kwizera kukize, indwara zose wizera kukize, madeni ufite wizera ko agiye kugukiza, aho byari waburi inzira wizera ko agiye kuguinzira, bya bitagira ishusho wizera ko agiye kuyishusho mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen.